Hello mwiriwe neza ndabasuhuje aho muherereye mu nce z'igihugu zitandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, umujyi wa Kigali, tutibagiwe n'abari mu nce zo hanze, Canada, Amerika, Burundi, abadiaspora muri rusange. Mboneyeho gusuhuza abantu bajya bakurikira ibiganiro byacu b'abadiaspora, ndabasuhuje cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku by'abantu benshi bibaza ngo ese iyi ndwara iterwa n'iki. Abantu benshi bibaza ngo ese bakaba bazi ngo ni indwara y'abagore gusa, ngo abagabo ntibayirwara. Oya, ni iy'abagabo, ni iy'abantu bose, buri wese yamufata yayirwara. Ikiganiro cyacu uyu munsi rero gishingiye ku ndwara iyo dukunda kwita ngo ni infection urinaire cyangwa se infection yo mu myanya ndangagitsina, kwa muganga dukunda gukoresha icyo twita ngo UTI. Infection urinaire rero wakibaza ngo ni iki? Infection urinaire ni infection ifata mu myanya w'inkari, akaba ariko tubivuga. Ni ukuvuga ngo iyi infection iterwa n'agakoko cyangwa se bagiteri yitwa E. coli cyangwa se Escherichia coli. Iyi bagiteri rero niyo itera infection urinaire. Infection urinaire rero ntabwo ari indwara y'abagabo gusa, si n'indwara y'abagore gusa, ni indwara buri umwe wese yarwara, ab'umugabo, ab'umugore, kandi ibimenyetso akenshi ukunda gusanga ibimenyetso ari bimwe. Iyi ndwara rero ibimo ubwoko bugiye butandukanye. Icya mbere, iyi ndwara ishobora gufata cyangwa se hari iyo twita urethritis. Iyi ndwara ikunda gufata mu tuyoboro tw'inkari, ifata mu tuyoboro tw'inkari gusa, ntabwo ifata ahandi. Hari n'iyo dukunze kwita, iya kabiri niyo dukunze kwita cystite cyangwa se iyi ndwara ikunda gufata urinary bladder, ikunda gufata ku gice cyangwa se ku kibuno cy'utuyoboro tw'inkari. Ku bantu bagerageje kwiga biology cyane barubashe guhita babyumva cyane, gusa iyi uko twagenekereza gupfa kubivuga ngo urinary bladder, twavuga nk'aho ari nk'uruhago rw'inkari, niko twagenekereza kubivuga. Hari n'iyo dukunda kwita pyelonephritis, yo ikunda gufata akenshi no mu tuyoboro tw'impyiko. Ni ukuvuga ngo ubundi uruhago rw'inkari akenshi ruba rukomatanye cyane n'impyiko. Rero iyi ngiyi ikunda gufata mu malenzi cyangwa se mu tuyoboro tw'impyiko. Ni ukuvuga ngo ishobora gutangira ifata mu tuyoboro tw'inkari, ikazamuka ikagera mu ruhago, ikazamuka ikagera no kwita infection. Hari iyo dukunda twita infection asymptomatic. Ni kwa kundi umuntu agira indwara ariko ntagaragaze ibimenyetso byayo, ku buryo ishobora kugaragara ari uko yagiye kwa muganga bakaba bafata ibizamini. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ni iya kane. Tubonye uburyo bune bw'iyi ndwara buryo ifatamo. Ni ukuvuga ngo iyi iri asymptomatic ni indwara, ni kwa kundi nyine umuntu ushobora kuba urwaye amaso, ukagira ubabara umutwe ariko ntumenye ko uwo mutwe uwuterwa n'amaso. Ushobora kuba urwaye umutwe ariko ntumenye ko uwo mutwe uterwa n'umuvuduko w'amaraso. N'iyi ngiyi rero ni indwara ya infection urinaire ariko idahita igaragaza ibimenyetso by'ako kanya. Rero bimwe mu bimenyetso ushobora kubona bikakwereka ko ushobora kuba urwaye iyo ndwara, hari ukujya kwihagarika ukababara, wajya kwihagarika ukumva nyine inkari zirakokera, ukumva wagira ngo harimo nk'agasenda. Ikimenyetso cya kabiri ni uko uba wumva ushaka kwihagarika buri kanya, cyangwa se ukajya kwihagarika ukumva ntabwo inkari zishirayo, ukumva hagenda haza duke dutonye. Ikindi kimenyetso gishobora kukwereka ko ushobora kuba urwaye iyi ndwara ni uko iyi ndwara ushobora kubabara mu kiziba cy'inda. Akenshi bikunda kuba ku bagore, akenshi ushobora kubabara mu kiziba cy'inda ukibaza impamvu zibigutera, kandi ari ukubera iyi ndwara ya infection urinaire. Nk'uko twabonye rero infection urinaire iterwa akenshi n'akabagiteri kitwa E. coli.
ikindi kintu gishobora kukwereka ko ufite infection ni uko bishobora kuba ku bagabo cyangwa se bikaba ku mugore. Ni ukuvuga ngo ni ukubona ibintu by'umweru cyangwa se ururenda rw'umweru, ntabwo ruba ari ururenda ariko ruba bimeze nk'ibivuvuka, bimeze nk'ifu y'akawunga itobamye, niko nagenekereza kubivuga. Ntabwo aba ari ururenda rusanzwe ariko ubona haza ibintu by'amadischarge cyangwa se ibintu bimeze bishobora kuba bisa umweru cyangwa se bikaba byaza mu ibara ry'umuhondo bisa nabi, bifite na oderi mbi, ihumura nabi, bifite impumuro mbi, nk'umugore akajya yumva arahumura nabi mu gitsina akibaza impamvu yabyo, kandi ari ukubera iyi ndwara ya UTI cyangwa se indwara ya infection urinaire. Ibyo rero ni bimwe mu bimenyetso byihuse bya vuba bishobora kukwereka ko urwaye iyi infection, bishobora kukwereka ko urwaye infection. Ibindi bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko ufite infection ni kwa kundi umuntu ajya kwihagarika, wajya kwihagarika ukumva inkari zirakunukira, ukumva bihagaritse inkari zinuka cyane, cyangwa se ukihagarika inkari zifite ibara rijya gusa n'umutuku cyangwa se zisa umuhondo cyane, umuhondo mwinshi. Ibi ngibi ni bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye infection urinaire. Ikindi kintu ni uko ushobora kugira umuriro mwinshi, ushobora kuzamura umuriro ukumva wacitse intege, ukumva mbese warembye. Izi infection rero iyo akenshi zageze mu mpyiko zitera n'umuriro, zitera umuriro ukibaza impamvu yabyo bikagucanga. Hari uburyo rero ushobora kubivura uri mu rugo. Uburyo bwa mbere kandi bworoshye butagoye, nta muntu n'umwe aho waba utuye hari hose ntabwo wabura amazi. Ni byiza ko infection, uburyo bwa mbere bwo kuzivura bwa mbere bwizewe ni ukunywa amazi menshi. Nujya no kwa muganga bazakubwira ngo gerageza gufata amazi menshi, byibura ku muntu mukuru yagakwiye kunywa ku munsi byibura litiro 1.5 cyangwa se litiro 2, ntazijye munsi. Ni byiza rero kunywa amazi kuko aya mazi uba uri kunywa iyo ugiye kwihagarika niho za microbe zisohokera muri za nkari wihagarika. Tubyumve neza, iyo unyweye amazi menshi uzabigerageze n'uburwaye infection. Hari ukuntu ujya kwihagarika umaze nk'iminsi utanywa amazi menshi, ukumva udukari turokera, cyangwa ujya kwihagarika ukumva haraza udukari dukeya nabwo tugoranye. Ariko iyo unyweye amazi menshi zihita ziza zimeze neza nta kibazo. Rero ni iki ngiki ni ikimenyetso kikwereka ko izi bacteria cyangwa se utu dukoko dutuma umuntu agira indwara ya infection urinaire dusohokera muri za nkari iyo wanyweye amazi menshi. Uko ugiye kwihagarika niho twa dukoko tugenda dusohokera mu nkari, dusohokera mu nkari. Ubundi buryo ushobora gukoresha bwo mu rugo udakoresheje imiti yo kwa muganga ni ukurya ibiryo bikungahaye kuri vitamine C, indimu, amaronji, ibintu mbese bifite ibara ry'umuhondo, cyane cyane bituruka ku mbuto cyangwa umuhondo cyangwa icyatsi. Ni ukuvuga ngo izi mbuto zikungahaye kuri vitamine C, ikintu zifasha kuri infection urinaire nuko ubwazo zifitemo acide. Iyi acide rero ikiza cyayo nuko iyo ufashe izi mbuto, iyi acide ituma hasi mu gitsina, yaba umugabo cyangwa se umugore. Cyane cyane ku mugore, impamvu umugore agira ururenda mu gitsina, ururenda nurumurinda kuba udukoko twatwo twose twaza tukamwataka mu buryo bubonetse ubwo ari bwo bwose. Rero iyi vitamine C kwa ko ifite acide yongera acidite mu gitsina. Iyi acide iyo ikomeje kwiyongera mu gitsina, ubundi tuzi ko mu gitsina habamo acide. Iyi acide yica udukoko twatwo twose tuje, ariko iyo twamaze kuba neutralize cyangwa se iyo hajemo akabacteri gato runaka, ya acide ahubwo iba umwanzi. Rero ni byiza kugerageza gukoresha ibyo kurya cyangwa se ibyo bifata byose bikungahaye kuri vitamine C byongera acide yo mu gitsina. Iyo acide yongereye na twa dukoko tugenda dupfiramo dupfa, bikakurinda gukomeza kurwara cyangwa se bikaba byakuvura kurwara infection urinaire. Uzabaze umuntu ukunda kunywa amazi menshi, hari n'abantu bafata amakire yo kunywa amazi mu gitondo arimo indimu. Abo bantu akenshi ntabwo uzakunda kubasanga babona indwara ya infection. Umugore utwite, hari abagore batwita bakanga amazi. Ni ukuri niba utwite ukaba utanywa amazi ufite ikibazo. Ariko
iyo unywa amazi menshi ahagije. Ubundi ku abagore batwite bakunda kugira ibibazo by'ama infection ya hato na hato utamenya ubwoko bwabyo, kwako no hasi no mu haba hameze nk'aho hafunguye, ibice mbese byo hasi biba byaracitse imbaraga cyane. Rero biba byoroshye kuba yarwara infection. Rero umugore utwite aho waba uri hose, gerageza iyo unywa amazi menshi ntabwo ushobora kugira ikibazo cya infection utwite, nta naho wahurira nacyo rwose. Rero ikindi kintu cyihutirwa tugomba kurebaho mu rwego rwo kwirinda kurwara izi infection ni ukwirinda gukoresha imiti ya antibiyotike mu buryo butemewe n'amategeko. Hari abantu bumva ko uyu munsi ngo nagiye kwa muganga bampa fragile ngo kandi ndwaye infection. Buriya fragile cyangwa se ibyo dukunda kwita metronidazole, abantu benshi barayisuzugura kandi na antibiyotike nziza, ni umuti mwiza ukora ku bintu byose. Ari infection ukoraho, ari amibe ukoraho, ni ukuvuga ngo uyu muti ukora ahantu hose, ni umuti mwiza cyane. Rero ntabwo ari byiza kuba wakoresha imiti mu buryo ubonye budasobanutse. Kandi niba muganga ugiye kwa muganga akagusangamo izo infection urineri, ni byiza ko unywa imiti ukayirangiza. Aka kandi tukumve neza, imiti ya antibiyotike impamvu atari byiza kuyikoresha mu buryo budasobanutse, ni ukuvuga ngo izi antibiyotike zivura kenshi indwara zikomeye, indwara twita ko zagoranye. Iyi antibiyotike kandi antibiyotike ni imiti ikomeye. Ni ukuvuga ngo iyi miti rero iyo bayiguhaye ukayifata ukayicikiriza, umubiri wo iyo uyinywaye rimwe ukayicikiriza kuko wumvisha worohe, ejo ukongera ukayinywa gutyo ukayicikiriza ejo, ni ukuvuga ngo umubiri ya bagiteri ihita imenyera, ihita igenda igakora utunyangingo cyangwa se utu DNA igenda ikaduhindura. Ni ukuvuga ngo ya bagiteri noneho ikaza isa na wa muti wanyweye, ikaza yakoze utunyangingo katwita utunyangingo, ikaza yakoze utunyangingo cyangwa se utu DNA twayo duhuye na ya miti wanywaga. Ni hahandi usanga nimba nkanywa fragile nkazinywa uko mbonye, nkazinywa nabi, cyangwa se nkanywa moxi nkazinywa uko mbonye, umubiri uragenda ukazimenyera, ku buryo icyo gihe nugerageza gukoresha wa muti nta kintu uzamukumarira. Wa muti umubiri uzaba waragize resistance kuri wa muti, ku buryo wa muti nta kintu ushobora kukumarira. Mbese umwe ukagira ngo ni nko kunywa amazi, ukagira ngo nta n'imiti wanyoye. Ntabwo ari byiza rero gukoresha imiti y'amantibiyotike mu gihe urwaye infection ukayikoresha mu buryo bunyuranyije. Hari n'uburyo ushobora kurwara infection ukumva ko oya sinajya kwa muganga, muri leta ntibavura. Abantu benshi niko babyumva, kandi muri leta baravura pe. Wangiza ugatujya muri farumasi ukagenda ukagukubita antibiyotike y'ibihumbi 10, yego iragiye irakuvuye by'ako kanya, ariko ni ukuvuga ngo si byiza kwimenyereza imiti ikomeye cyane nta bizamini wakoresheje ntaki. Imiti ikomeye cyane si byiza guhita uyikoresha, kuko iyo ugeze igihe ukarwara indwara ikakaye gusaba gukoresha ya miti ikakaye, kandi ya miti warayinyweye ukanayinywa nabi deja, ukagira aho uyicikiriza umubiri ukagira resistance kuri ya miti, ni hahandi uzagira ikibazo ugasanga ya miti nta kintu igufashije. Bakongereye na doze, baguhaye indi miti ikomeye antibiyotike, ariko ntagire ikikumaraza ikigufasha kubera ko umubiri wawe wagize resistance. Hari icyo umuryango w'abibumbye wita ku buzima cyangwa se WHO ivuga mu buryo bwo kwirinda iyi ndwara ya UTI cyangwa se indwara ya infection urinaire. Uburyo bwa mbere uvuga ni ukugira isuku umubiri mu buryo buhagije. Ni ukuvuga ngo ni ukugira imibiri yacu no kuyigirira isuku. Icya mbere mu buryo bwo kuyigira isuku, girira isuku mu myambaro wambara. Icya kabiri, umugore nimba ugiye kwihagarika, uri umugore, iyi ndwara ikunda kugaragara kenshi ku bagore, kandi abagore kubera imiterere yabo mibi, kubera ukuntu bateye kutari kwiza, ntabwo twapfubya Imana uko yaremye abagore nuko yaturemye, ariko kubera ukuntu bateye mu buryo butari bwiza busa naho barangaye, ni ukuvuga ngo ni byiza ko nimba ugiye kwihagarika. Kenshi abagore benshi bakunda kurwara infection kubera gukoresha zino toilette zo kwicaraho. Zino toilette zo kwicaraho zikwirakwiza indwara za infection urinaire mu buryo
butandukanye kandi mu buryo bwihuse. Ni ukuvuga ngo nshobora kuyijyamo ndwaye infection urinaire, wenda ndwaye nka trichomonas cyangwa se candida, indwara nyinshi zitandukanye. Ni ukuvuga ngo nshobora kujyaho nkavamo wenda nta furashinze ntamennyemo amazi, cyangwa se amazi akaba yagiye nkabura amazi yo gusukamo, wowe nawe ukaza ugahita uyijyamo. Ni ukuvuga ngo nawe uzahava ya trichomonas nawe yanduye. Trichomonas ni indwara ikunda kwandura cyane ku bagore, akenshi ikunda kwandura cyane abagore kandi mu buryo bwihuse cyane. Ikindi kintu ukwiye kwirinda mu rwego rwo kwirinda infection urinaire ni ugutizanya imyenda y'imbere. Hari abakobwa batizanya imyenda y'imbere pe, kenshi nko muri segonderi ushobora kugenda ugasanga nko muri sashwari cyangwa se aho banika imyenda yabo, ugasanga ni ubukariso bwinshi butondekanye, kubera ko atazi hari ikariso byegeranye bifite amabaraza, ugasanga atavatura iyo abonye. Icyo gihe iyo batiyibonye rero ni kwa kundi usanga nimba wa wundi utwaye ikariso ya wa wundi ufite trichomonas cyangwa ufite za candida za UTI, ugasanga nawe arazanduye. Kandi izi ndwara za trichomonas zikunda kugaragara cyane cyane mu bigo by'amashuri. Rero ni byiza ko izi nyigisho zigera no ku bana b'urubyiruko, kuko nabo iyi ndwara barayirwara cyane cyane abana biga mu bigo by'amayinterina, mu bigo by'amashuri. Ikindi kintu gikwiye kwirindwa ni uko nimba uri umugore ugiye kwihagarika ukaba ufite agapapier de toilette cyangwa se agapapier hygienique, ukaba umaze kwihagarika, ni byiza kugafata ukihanagura mu myanya y'ibanga, kugira ngo wirinde ko nimba hari kwa kundi ujya kwihagarika wenda wihagaritse kuri toilette yicarwaho cyangwa se uri gukora ibikomeye, hari ukuntu ujya kwituma ukumva utuzi turagutarukiye ku mubiri hejuru. Ni byiza ko rero ufata papier de toilette ukihanagura imbere n'inyuma, kugira ngo twa dukoko tutaduha urwaho rwo guhita twinjira uko tubonye. Ikindi kintu rero ni uko kugirira isuku ku myambaro y'imbere twambara, waba umugore yaba umugabo, imyambaro y'imbere wambara. Iyi ndwara rero hari abantu bayisuzugura, bakaba bazi ngo ifata abantu bakuru gusa, bakaba bazi ngo ifata abagore gusa, kandi n'abana, n'umwana iyo utamugiriye isuku n'umwana muto yarayirwara. Nabyo tuzabireba, aho tuzareba infection urinaire mu bana batoya, nabo barazirwara cyane kandi bo ntizihite zinagaragara, kwa ko ubona abana babirukanka hirya hino, ntazi kuvuga ngo mama ngo nagiye kunyara ndababara, nagize inkari zisa gutya, ntago azi ngo ni ibiki. Ugasanga umwana arishwatagura mu gitsina, nimba ari umuhungu agakurura akanyoni karakakurura buri kanya, niba ari umukobwa ugasanga arishwatagura. Ibyo nabyo tuzabirebaho. Ariko icya mbere ni ukugira isuku. Amakariso cyiza cya mbere ni uko niba uri umukobwa cyangwa se ukaba uri umudamu ukaba wagize ikibazo cy'ama-infection, ni byiza ko mu myenda ukoresha y'imbere, koresha imyenda ikoze muri koto ituma hinjira akayaga mu gitsina, igitsina kikabona akayaga, itagiye ngo ipfuke. Cyane cyane ano makariso abakobwa bakunda kwambara ngo ni amaniro, aya makariso akunda gutuma abakobwa benshi barwara ama-infection. Rero ni byiza gukoresha amakariso akoze mu mwenda wa koto atuma hari nakuka hahitamo aka oxygene. Ikindi kandi nuko nimba ubonye urwaye ama-infection akaba agaruka buri munsi adahinduka, gerageza uhindure amakariso wambaraga, ayo wari ufite uyajugunye uzane amashyashya, ubundi amakariso uyanike ku mugozi ahure n'izuba. Buriya izuba ryica mikorobe nyinshi. Ushobora kuba udafite ipasi ariko ukagira izuba ntabwo rijya ribura mu Rwanda hose. Iriya zuba rero ni ryiza, riragenda rikica mikorobe ziba mu makariso zituma umuntu arwara infection urinaire. Ni byiza ko niba ufite n'ipasi no mu gihe ugiye kuyambara ugafata ipasi ukanyuzaho, nabyo ni byiza cyane. Kuvuga ngo wirinda kwambara amakariso afite umwanda, ukirinda kwambara ikariso itose. Amakariso atose ateza infection urinaire. Ukirinda kandi kwambara amakariso akoze muri niro, ukambara y'amakoto. Ikindi kintu wakirinda, wajya unywa amazi menshi, nkuko twabibonye ni ukunywa amazi menshi ukigirira isuku. Ikindi hari n'ikindi nabonye WHO ivugaho ngo kwihagarika ngo nyuma y'uko umaze gukora imibonano mpuzabitsina, nabyo birinda infection.
ntago ndabikoraho ubushakashatsi cyane, gusa ako kantu nako ndimo ndasoma nakabonye ubushakashatsi bukavugaho. Ubwo waba ufite icyo abiziho ajye muri comment atwandikira tubwire ibyo ari byo. Rero umuryango w'abibumbye cya mbere uvuga, inama ya mbere utanga ni ugutanga ibiganiro ku bakuze no ku batoya urubyiruko, kubigisha kuri iyi ndwara ya UTI n'uburyo yirindwamo. Icya kabiri kubigisha isuku. Icya gatatu ni ugushyira ni ugushyira amavuriro agiye atandukanye ahantu henshi hagiye hatandukanye, ku buryo umuntu abona ubuvuzi bwihuse, ntaba ari ahantu usanga kugira ngo ajye ku ivuriro bizamufata isaha kugira ngo agere ku ivuriro, kandi iryo vuriro wenda ari poste de sante, ugasanga wenda aho hafi hari agafarumasi akavuga ati kanijya muri farumasi njya gufata antibiyotike, kandi nyamara ntiyafashwe ibizamini ngo bamenye ngo usize infection arwaye nizi, ntabwo yigeze afatwa ibizamini. Ubwo rero ibyo ngibyo nabyo ugasanga bikure cya kintu cyo gukoresha antibiyotike mu buryo butari bwiza, ukabikoresha nabi, kandi twabonye ko iyo uyikoresheje nabi itakuvura neza. Rero uyu munsi ikiganiro nanga tugihiniye, ugize ikibazo jya muri comment utwandikire. Ababyeyi batwite, abagabo benshi bakunda kurwara indwara bakanga no kuyivuza, kandi mu buryo bwa mbere bwo kuvura iyi ndwara ku bagabo cyangwa se ku bagore, nimba usanze urwaye iyi ndwara uri umugore kandi ukaba ufite umugabo, gerageza n'umugabo wawe umuzane nawe bamupime kwa muganga, bamuhe imiti nk'iyo baguhaye, bamurinde kuba yarwara nawe izo infection. Ikindi, abagabo bitabira ikintu cyo kwisiramuza. Iyo utarisiramuza akenshi uhora urwaye ama infection adashira, baguha imiti mu maraso y'amabagiteri agapfa agashira, ariko muri cya gihu cy'inyuma kibika umwanda. Uriya mwanda rero niwo usanga umugabo wenda yanyweye imiti kire irashira, hashize nk'icyumweru, ibyumweru bibiri akumva nta kibazo, nyuma kongera kumva yajya kwagaruka none akumva byongeye byagarutse. Ni ukuvuga ngo umuti wa mbere ku bagabo batisiramuje, umuti wa mbere ni ukwisiramuza, niwo muti wa mbere uvura infection urinere. Rero ibiganiro byacu nakagaruka, ugize ikibazo jya muri comment wandike. Comment iduha courage tukamenya n'ibyo dukwiye kubaha, tukamenya niba ikiganiro mwakishimiye. Like yanyu rwose ni ukuri, like yawe ni inkunga ikomeye ku ikiganiro ukirebye ukacyishimira, bituma hari n'abandi bagira amatsiko yo kukireba, ndetse na YouTube iradufasha mu kugisharinga mu nce z'ibihugu bitandukanye, buri wese akaba yabona icyo kiganiro. Utibagiwe gukora subscribe, niba utarakora subscribe nyabuna waracikanwe ibiganiro bya Gap Official. Ni ibiganiro byiza, ni ibiganiro bitari complicated, ni ibiganiro by'ubujyanama bidufasha twigisha uburyo dukwiye kwita ku buzima bwacu, kandi tutagiye duhora kwa muganga dusesa umutungo w'urugo. Ni ukuri tukafata n'ingamba z'uburyo twakirinda izo ndwara zigiye zitandukanye. Ibiganiro byo kuri Gap Official nakagaruka, mukomeze mudukurikire, mudushyigikire, mukore like, subscribe, share and comment. Ndabakunda cyane.